Serafine mba nkubwire mwana wanjye sibyo iyi nzu yose uzajya utembera ushaka ukoropa ushaka usasa ushaka winjira ushaka ariko iki cyumba ni cyanjye n'umutware wanjye urumva iyi myenda uzajya ifura witere ipasi urekere hariya nzagenze nifata nyijyaniremo ntuzongere kwinjira ahangaha aha ninjye uhikoropera ni nanjye uhisasira umugabo wanjye ntabwo abikunda azagusangamo bikaba bibi kandi nta nubwo ari nabyiza iki ni icyumba cy'ibanga cy'abashakanye sibyo iyi myenda rero nzajya nyibikira rwose ngaho genda atangusanga ahangaha kera ntuzongere kwinjira ahangaha imyenda ugiye ifura witere ipasi wizinde ushyire hariya nzaza kuyifatira ibaza yibonye akabibwira Jado cyangwa akayimwereka Mana ushimwe none ahantu ngomba kuyimura nkari bahandi mbika imiti aho se imyenda ubu yayizinze ate koko Serafine nawe uracyari umwiga pe kandi nishyize hariya abanza sase ndaza kuyizingira azi no umugabo wanjye musanze bamucaye nyamwanga gataramubona mukuru cyane abisira hose baranguza rikeye wahasanga ikosora ukayirangura bite amakuru ego ndabona mukamfiza afite umwana mukuru arimo se Nayi Teresh. Yego mwana ni karibu ni karibu. Wamute neza. Umeze neza se? Da. Yego. Ni karibu ni karibu. Yewe uranduze. Amakuru. Turashima Imana ni karibu. Hanyuma se tukuze Imana iki? Cyo mbone. Reka nze. Jessie! Wina hano. Hey babe. This is Bon. here you go. Your phone igiye gushiramo umuriro Aha. Singufasha uri kunstalking Nice ari cyo wikeka bibi. No, of course not. Not you have the right kureba muri phone yacu check. Yeah. Mbekano kizo. Thank you. Welcome. Yeah. Baba sorry kumufasha. Yeah, naenda gufasha Vava. Tuntugu preparing amchikoni. Sure. Yeah, for my babe. Yizere. Of course, Chan. Your favorite kind. Bya bintu ukunda. Really? Chan. Ni wowe cyane ko. Nagiye
gufasha vava urumva nyine main the main okay ni njyewe najya abeshya naga abeshya umubazi tugenda umubazi nyizera ntabwo uri kunyizera noneho none siko wicaye hano what are you thinking utekereza iki just iby'ubukwe yeah cause hari umuntu tumaze kuvugana wavuganye n'uwo mugabo ko phone yanjye nyine yabaye déchargé twavuganye ako ari kungora yeah uriya mugabo aravugorana cyane kandi simbikunda kandi dusigaje igihe gitoya cyane I can trust you ndakwizeye uraza kubijyamo n'ibintanga ndashaka kunjira yeah amamodoka ni uriya mamodoka wow ndakunze ahantu utuye ndi no kwibagirwa ko ngomba gutaha ako uvuze gutaha mpita nibo ega wa muntu wafashije yitwa Louis ni papa gutya umugabo namusanze nyine uko nayo kubwira namusanze bamukoreye ibintu bibi cyane ndamutabara ko nta kibazo Imana yese umushyitsi genda umuzaniye kuri kakana ndabizi aragakunda ngaho rero mbwire umwana mukuru rwose ntabwo ari umwana wanjye njyewe nta mwana n'umwe nigeze ngira ntabwo ndabyara bibaho ni ikihe kibazo se tujya kwa muganga bakatubwira ngo nta kibazo bose usanga nta kibazo gihari ngo ntidukomeze dutegereze muri iyi myaka irenga hafi 20 mwagiye no mu kinyarwanda se oya mu kinyarwanda ntabwo twagiye umugabo wanjye ntabwo nabimubwira ngo abyemere twagiye mu baganga b'ikizungu aka kantu ni keza mbona bakamamaza reka nawe njye numva ukuntu kameze karimo n'inoza na tangawizi nashaka kubaza yagiye musiga mu nzu kwa bosi wandeze ntabwo nigeze nkureka twagiye kwa muganga baratubwira ngo turi bazima njyewe n'umugabo wanjye ariko kujya mu kinyarwanda ntabwo twari twigeze tujyayo rwose nta n'inda yigeze ijyamo ngo nibure navemo bakambwira ngo ndi muzima ntitugende dutegereze bakaduha imiti bakatubwira ibyo dukurikiza tukabikora ariko byageze aho biranga uriya ni murumuna w'umugore undi yashatse nyuma yawe nyine nyuma yanjye mu minsi yashize rwose nta n'igihe kirashira nta n'umwaka urashira kwa kundi nyine abagabo barambirwa nagiye ko nambonazanye umukobwa nyine uriya ni murumuna w'umugore pole sana uri guca mu bihe bitoroshye ni hatari kunkomeza gusenga nzi yuko Imana yarambwiye ko izamura ubyaro kandi kama abana benshi umugabo se byibuze warabyumva arabyihanganira ntabwo abyihanganira habe na gatoya ni kwa kundi nyine umuntu agenda mu nzira ariko akagenda yarashize ntabwo abyumva nyine nahindutse ingumba ariko njye kubera ko nsenga Imana nizera yuko Imana hari igihe izampereza umwana biratinze ariko ndabizi ko hari igihe Imana izamumpa kuko mutasoma hose n'umusoma ikiganiro cyari cyantwaye wowe ngo abana bawe barangana bate abana banjye ni bakuru umwe ararangiza segonderi umutware wanjye n'uyu amakuru ni meza umushyitsi wawe umushyitsi wanjye twahoze twigana guturuka kera ubu ngubu twaraturanye twahuriye hano haruguru mbere yuko duturanye haciyemo nk'inzu imwe cyangwa ebyiri kugira ngo agere iwe
nuko njya nkubwira ibintu we n'ubyumva urumva nge usubona ko boss cyagiye we ntabwo wabibonye ko yaje akahitamo amafaranga none bahita banyohereza n'andi mafaranga kuri mobile money bagurishije ingurube 3 mu cyaro bangurishije ingurube 3 bamaho banguriye ikigega ubu ngiye kuba mvomesha nanjye najya mu cyaro bakavuga ngo boss yahageze kuno kandi none nge nzahita ingerekani nyikatura ingerekani nyishire kuri 10 nayo 15 abandi bo bayigurisha 20 hanyuma noneho gusa wowe uburyo tubanyemo ubundi nakubwiye byinshi amenye ko naguze fanta banza umbwire nyine sitore z'ibigega nango nawe ugira siyasa nk'izakazungu wiri wacu wowe banza ufate gutya nze nkwereke ese wayikuye nkubwira ko banyohereza amafaranga cyangwa niyo pasi yakuguriye niyo pasi yaguhaye mbwira ni ndo ikuhaye ni boss cyangwa oya boss yamaye 1000 nyene nongeraho 500 ndavuga ngo ndaza kwisangira na baba nese 500 wayakuye kandi nkubwiye ko bagurisha ingurube mu cyaro bama amafaranga bakohereza 500 se mu ngurube 3 bagurishije oya nagari 500 bamaye bamaye amafaranga menshi ariko nyakubwiye nyine wagirisha ariko azaba none utangira kundeba nawe ugira siyasa tayambwire ugira siyasa waje ugabanya gukunda amafaranga umva nge rero ikintu nshaka ko twigaho ni ikintu iki abona we bava nuko wowe utajya ubyitaho ngo urebe reka mubaze iki burya umuntu nkubaza nimba utarwaye mu mutwe none se nkose iki ibyo mwavuze byose nabyumvise uriya ni iki ujya kuganyira ku buryo umubwira buri kantu kose ko mu rugo nta soni umuntu ufite imyaka nk'iyawe ariko ntabwo nayo mubwiye byose nyine no kubera ko yarambajije ngo mfite abana bangahe ngo urabona nkujije kubera ko umwana yaramuzimaniye ndamubwira ngo ntago ari umwana wanjye ndoga ngo ni murumuna nyine winuza umudamu uri hano hanyuma ibindi bamubwiye ngo narabyakiriye ngo umugabo nyine ngo kubyakira ngo byaramunani ibyo byose yarabikubajije kubika ibanga ry'urugo si ubundi urugo ni iki iyo witegereje ku myaka urugo ni iki ibanga ry'urugo ni irihe uretse n'umuyobozi wabwiraga ni marayika se murinzi uje kugukorera ibitangaza ngo ukunde ubyare hagiye mwimenye uko mumeze mukaniyakira uje usigaje noneho kwandika icyapa ndi ngomba ni mu ndebe nicyo kintu usigaje kwandika hasoni n'umwana ntabwo ari wanjye ni umugore wangaha njyewe sinabyaye waramaze ntiwabyaye nyine ntabonye icyo wiratana wabonye inzobe yaka gutyo bavuga ngo reka mubwire amabanga yanjye yose amabanga yawe yose sibwo urumva utari kwimena inda wowe hasoni ugumye aho ngaho urinjira mu nzu ariko mbikubwiye gusa zino saa tuvugana ameze neza yaje gukira ariko kubana n'undi mu mama bakoranaga kera inshuti ye cyane amufashe neza niwe yakomereje kwibera yitashyiramo ijambo ngo umupapa hari kuba iki wedding cancelled ntabwo iri confirmed ntabwo oya none se sha tugomba gufasha yari ameze nabi nawe uza kuri muri position yanjye wari kumufasha cyane yarababaye ndabigukundira thank you ngiye mu dukuntu ino mutima mwiza ugira ukuntu ukunda abantu turawusangiye by the way nanjye simbona cyane n'ubucubu aho abantu buri kumwe nabo bitaho mu kazi n'iki mbona ukuntu yitwara so ni byiza cyane ndabigukundira ndabikunda so by the way nubwo bwose mubwiye ko rubameze neza hari case ye nyine itumvikana nubona akanya tusoje bino bintu by'ubukwe nifuza yuko cyangwa niyo ufite akanya tuzamfasha tukabikurikirana kuko ni ikibazo kitumvikana kidasobanutse abantu bamuhemukiye na n'utu dufite ubwoba ko bashobora kuzongera
bikamukorera ubugome nyine. Subona ni umukobwa boss yazanye mu nzu uwo murusha ubwiza uwo namurusha uragira ngo boss yumve tubigune kurashaka bivuge gake none urabona wowe ujye useka cyane nabonye boss anagukunda wowe kuko abantu bambara rinete babara abana bavukiye mu bakire izo ni siyasa ntabwo ari siyasa wowe uzabirebe nimba hari umwana wo mu bakene wambara rinete nta mwana wo mu bakene wambara rinete none se wari wabona umwana w'umukene uvuka agahita yambara rinete ariko abana bakuriye mu magi abana bajya kwiga muri bya bigo bihenze bya Kigali Parents ahandi nakoraga kwa muza nabonaga abana bose biyambariye amarinete gusa ariko rero twajya mu gashekero handi kunuza muri bya mashuri nyine ya ibaje bose bona mwana numwe nigeze mbona wambara rinete none boss ashobora nawe yarakubonye akabona uricyo mu bakire bitewe n'ubwenge ufite n'amafaranga uzabona wenda bya bindi byawe ujye uririmba akavuga ngo uyana kugira umugore ubwo uragira ngo uze kujya kubibwira boss ngo ni ngewe wabivuze oya ntabwo nabimubwira ngewe uwo mutima nawe mfite nta nubwo najya kuguteranya gusa none kugira ngo bizacemo neza ujye utekera ku gihe utekere ku gihe nk'ukuntu ubona umugore abamereye umugabo boss umuha ibiryo mu gihe nanjye ungaburire kugira ngo nyine nanjye boss ninjya mugera imbere ngenza mvuga ngo va none se nawe kuvuga kumbwira ngo nineke atari wamaye akazi ko mba ndi kwandika indirimbo nyine izo nzajyana muri studio wagiye nyine uza ukamfasha guteka ko nanjye uzagumfasha mu bindi kose imodoka se fasha nyine kwa kunda abantu birirwa na mu rugo ajya bafasha nese gute gute basi mangu utamutiria kwa kana F5 ngo ari wabyemeza mu exposition sinzuje mwarimu yavuganye ngo reka muhamagare fe namubwira rebe okay c'est bon acha ni muite Fernani mwambie angalie Madame wasoje se ibyo wari urimo okay Madame uramuzi ariko njye ntabwo nkuzi dushobora kwibwirana nitwa Betty twariganye n'umukorege wanje byambwiye ngo tuye hano hafi nagana mpimukiye vuba urenze inzu imwe ikurikiyeho umanutse gutya gato niho ntuye ko umugabo ufite akavatiri gatukura gutya oya kubururu ahubwo kubururu yego okay none se ko mwiganye ubundi buzima bwe yagiye anyuramo bundi urabuze oya duherukana kera cyane nuko twahuye ejo bundi arantu naringiye nawe agiye ku isoko ahita ambwira ko aba hano ndavuga nti rero kamusure ko twarabanye durukana kera nkishingirwa ubu ngize abana 4 ni kera ufite abana 4 ubu umufura afite nk'imyaka ingahe yego n'umusaza wese yakubwiye ko afite nawe undi w'umusaza umwana oya yambwiye ko bitaracamo kandi urumva mujya kungana mu myaka cyangwa yarakubutagamo gato ushobora kuba ndushaho nk'umwaka umwe cyangwa 2 none se ku myaka umaze ushingiwe ubaye udafite umwana byagushimisha ntabwo byanshimisha ko se ko umuntu atamwiha mba gutegereza icyo Imana ikora ari umugabo wese byamushimisha nawe ntabwo byamushimisha none se wajya ubona umwisi n'umugenzi ukamubwira ngo ntabwo mbyara amarangamutima byanga kumva wabuhuka ko wabiganirije umuntu w'inshuti ntabwo umuntu abivuga kubera ko ariko n'amarangamutima ye nyine ubwo nuko biba byaje ariko amarangamutima si ingeso hano ubwo ari n'indwara ni ibintu biza bitewe n'uko nawe wabyakiriye ntabwo bitewe n'uwo muhuye ubwo nibaza ko ari riri umuhisi n'umugenzi none se ushyize mu gaciro ukwashyira mu mwanya wawe urumva nishimye ngiye kuba mfite umugore hano mu nzu atabyara nk'umuntu w'umubyeyi nawe ugomba kugira icyo usigana kuri iyi si ntabwo byoroshye ariko amahirwe nawe uri kumva akababaro ufite mu mutima wanjye uyu urababaye urababaye nimba wicara ukavuga ngo mfite abasaza bakuru niyo ngendanye nabo numva ari byiza nanjye nakagombye kuba ariko ndi kuvuga none ngo yaricaye hano ni ukurya ni ukunywa ni ukuryama
nta kindi iyi mitungo nzayisigira nde niyi ngiyi ibonye hari n'indi hirya no hino nzabisigira nde none n'ikindi mu muco nyarwanda icyo bita ibanga ry'urugo ni igiki kandi usubize nk'umuntu mukuru ni ukugumya amabanga y'urugo nyine ntuyasohore hanze bikaba ari ibyanyu none urabona ibyo yakubwiye bishimishije oya ntabwo bishimishije none se ko yabikubwiye utanabimubajije icyo ugiye kumwungura ni igiki icyo ugiye kumufasha ni igiki usibye kumubeshya ngo Imana izabigufashamo ngo ugende ujye gusenga hari ikindi kindi ariko ntabwo ari ukumubeshya n'ubundi Imana izabimufashamo kwere nta muntu urumva wabyaye ku myaka 50 se okay urabizi madame urabizi n'ibindi ndumva ari Kinyarwanda turi kuvugana iwawe se hano hirya mbabarira mbona ibyo bishura byawe byizengereza cyangwa ni wowe uri bubizengere cyangwa ari wowe uri bubishibura ugira gute nkubona usohoka ngaha ntaho bigeze se ndumvira ko wanyumvise ko ni Kinyarwanda navuze ari hese byubuze mu musezero ndakubwiye ngo sohoka hano uko iyo Mana yawe ugenda uvuga ngo ubuse wowe bo ngabo bane baguhaye hari ntuza hari n'icyacu mu cyo utaka murakoze bikora ibi ngibi bibiza gusa birata inzoba aho ngaho ngo Imana izasubiza se uzango mu myaka 50 kayirengeje se ko nta muntu arabona iyo umuntu arayomeza inshara nkimara ameze nk'inuza nk'ikiyoni bagongeye kuri Nyabugogo kubingumba wanetse ukaba n'igicucu mu mutwe umuntu abita igicucu ntabwo mbizi n'akayoga kangena nishyire muri firigo n'akara kamuhereje hejuru y'ibigambo gusa nta kindi ikintu cyicaye aho ngaho gusa ni ukurya ni ukunywa cyo kuzuza na toilette ejo tukavidura kwa kundi nyine tu nyine gute kuntu bafashanya kuri guseka se kuri guseka uko nyine baze bose yumvishije turi kuganira ibyo ngibyo none se kuvuga gutyo hari ubwo mvuze nabi bava vuke gake nabyumva none ngiye ujye umfasha nanjye zaba nkwa kuri fanta yanjye fanta se ingiyi niyo bose yaguhaye ahubwo nanjye ndaza kumwaka yanjye nimba ari wayikuguriye nanjye arame yanjye umubwire ko nakubwiye ngo ujye umfasha ibyo ngibyo ndakureka ntabwo ndabimubwira ariko tujye dufashanya bava none ngiye kamensi ubiye mu kazi gusa uri umwana mwiza we tubana minga Jacqueline nawe kwa Vestina wese umubona ntago ajya yumvikana n'abamuzamuwe iwabo noneho nta nubwo bajya bumvikana na gato we yaramubwiye ngo amufasha ahita amurega kwa boss bahita bamwirukana ngo amufasha ari kwiki utari kumbwira icyo amufasha kumufasha kwa kundi yifashisha umufasha ubwo nyine uzambwira akazi keza indirimbo nziza good morning bye bye bari ariko uko bikose kugenda abana neza nta kibazo yarakize ameze neza nzanamukwereka noneho ukuntu ahora ambwira ati ariko nta muntu ntashaka kubimubwira ariko nkavuga ati hoya ntacyo nzamukorera surprise so one time azaza kunsura icyo gihe nzagutumira nawe uze mubonane cyane nawe azishe muzamukunda n'umupapa w'umwana mwiza cyane kuba ntaramufashije nuko nari bize akazi ashobora ariko urabiswa nahoraga nkubaza isameze ate yande cyane ariko bameze neza cyane twumwajyanye no nta kibazo rega umuntu yari igikoni ari icye nyine urabyumva indebe iri full 24/7 kimushimishe kubwire
kimbwira neza amatwi baraguteka gutamika oh ako mana yanjye uri so Mr. Romantic nta kibazo wabizi kubyemerewe so ahubwo se amasaha arageze kandi ndabizi urashonje yeah so tugende cyo gushaka cyo kurya okay genda ndumva nagenda guteruye nuko nyine oya nta kibazo ari hafi iyo bize kuba ari kure urabizi ko uriya ni umugabo wawe niwe mugabo wanjye ahubwo ukamubwira genda ndaza kuguhamagara kuri telefone mubwira ahantu utagurira si genda nyine ko madamu uracyari ahangaha oya ndagiye nanjye mumusezera yaragiye gira vuba sohoka yiruka umuryango wakuze ntabwo wugura hari ikintu tuzapfa njye nawe ntabwo wumva reka yaraje kunsezera nk'uko agiye gutya agusezera nk'ibiki ari ku bundi agusuka umaze kwigira nyir'urugo nk'aho ari we muntu wubatse ino nzu akoze ko abashyitsi bawe baza nk'abubaha kuki njyewe utanyubahira abashyitsi nuko nta bigambo mbabwira urabaganyira nk'amaganya nka Yeremiya uravuga buri kantu kose nawe ubwo arakugaya aravuga ko uri biri hanze uri bihwahwa ako se sinibuka ko hari igihe wa mugabo w'inshuti yawe yigeze kuza wowe ntabwo uzi ibyo wamubwiye abagabo bavuga ibyo bashatse kuko ni abagabo nyine nawe urabivuze ukuri ko ari abagabo nibwo ntacyo muri cyo cyane cyane nkawe wowe mwambara ntawe nzongera ndamunzu uravuga wihangane umva garuka hano umbabarire wihangane sinkubone muri salo uyu munsi ubwo rubirutwa na gereza kabisa ariko wese ikosora